ntacyo navuze ibanga ni rya babiri. Ubu uyu munsi ubajije umuntu ukamubaza ati we na sheri wawe ibanga ryanyu ni irihe? Ni Godfather niwe uzi ibanga rya couple yanyu. No sense mugani wa Godfather. No sense. Koko. Nafite umutipe twakundanaga. Simuvuga kuko ewana kimwe cya kabiri ariyizi. Noneho reba ukuntu bishumangiye ngariyizi ariko mufitanye beef. Nta ikintu cyabaye kibi. Tuba tugeze gutya tugiye kujya ku ishuri mu rugo abantu mu mugati. Tuzane sandwich kamwe kari 50 ndabyibuka bamaze note ya 500. Nari buzane 10. Mba ndagiye umukobwa muzima wambabariye yari ku ishuri muri internet. Ndavuga turukundo nta handi hano nzarukura nta mayinite abafite. Mba ndifashe inkorokoro mwohereje amayinite muri ya sense bampaye. Ndazamuka ngeze mu rugo umukozi arambaza sedia umugati uri curi ku mutwe kari ku mutima urabizi Diane urukundo mukanyiri mu rwinjoyinge kuri call. Numvaga ko ndatinda kugeraho yobonaga amayinite njye wabaga yamwoherereje kuko yabaga ari muri internet ngende externe. Ndavuga ati sha uko byagenda kose ndagera ku ishuri hari agatelefone ajyaga mpamagaraho. Nari naragatsimbye mu rugo nkabika ku ishuri. Nshuti yanjye ndakugendeye mama akinkubita ijisho. Umeze gute? Ndabasuhuje cyane nicishije bugufi mu mutima wanjye ndoroshye mu mubiri no mu mutima. Ndabasuhuje abakunzi banjye umeze neza. Nanjye ndabasuhuje n'ukuri nigarukiye umukobwa wanyu. Ako se nta bantu bari kubona bakundaga Diane bakaba baramukundaga ko nta yandi mahitamo bafite ngo babone ko hari andi mahitamo ashoboka bakunde njyewe. Nukuri uyu mukobwa arimo arashaka kuntera agapapu ku bakunzi banjye ndi mu mukunde ndamuhariye pe ariko icyiza ngiye nuko umuntu uzankunda ntenda kuzamuharira undi muntu. Ubwo buruwa ndikunda gusa. Nese kucyuri kunsaba abantu banjye. Ntabwo ndi kubagutaho kugira ngo babone ko nta kintu bafatagamo bazi bagira ibyo bafata. Uravuze ngo ntacyo bari bafite? Habe. Mwari mwabona umuntu gusura ukamukubita iwawe. Nanjye mbaye akadorere kanyije ubuje bari kumpamagara mu kiganiro. Mumpe mwitabe. Oya. Ariko sha. Nawe yitatanga bakamwita. Oya, ahago bikunda. Umeste se shiri wanje. Ngende ndi Miss Romantic. Ujye unyita Miss Romantic. Yego Loma. Mr Romantic. Yego Loma. King James ngiye mwita Mr Romantic. No urugero. Oya naga ari urugero niko mwita. Umeze neza basi? Ndamwumva mukumbuye. Sana tumuhamagare. Akora hamagara we. Sha. Sikusetsa. Uziko nimba hari umuntu kugira ngo muhamagare byansaba kubanza nkajya nka hano nako nkava nka hano nkagera nko ku muyumbo irwamagana ndi kubitekerezaho nkongera nkagaruka n'amaguru nkabona gufata umwanzuro nibwo ubwo se nabubwira ngo iki Gose nimba udafite icyo kumubwira ngo namubwira ngo iki koko ngo nari mukumbuye. Ubwo mu gihe utarabona icyo kumubwira rero iturize. Oya ndatuje ariko njye hano ndabivuga navuga ibintu byose nshaka cyase navuga ngo ndamukumbuye nkavuga ngo niwe muntu mwiza kagabo gahemba kandi kataraza kubera kadahari ariko umushize hano imbere yanjye cyangwa umuhamagaye kumuhamagara byo nibindi kurusha kumubona. Nibe no kumubona buri umuntu mba murebana wumva nyine ukuntu wamwitwara ahubwo ahita ubona ukuntu uri bumwitwareho ariko kuri telefone. Okay, reka dukanguke tuve mu nzozi rero dukomeze tuvuge ibintu bisanzwe biba muri ubuzima bwa buri munsi. Twagiye. Urabyumva gute? Ubyumva gute? Ku bantu bashakanye hagati y'imyaka 18 na 20 munsi ya 23 bombi bari munsi y'imyaka 23 n'abandi bashakana bose bari hejuru ya 27 wumva couple ishobora kumara igihe kinini muri izo ebyiri ari yihe? Ku bwanjye mba numva ya indi ya 23 rero yaramba. Impamvu ya mbere sibyo uriya urukundo wa muntu mwakundanye kera wo muri mukiri batoya utaramenya ibintu by'ububandi. Urukundo ruba rutarabakoroyira mba numva ntangura isaso cyangwa iki ubura akanyarwanda sibyo uburi umwana muzima uburi umuntu apana ibintu by'ibivuta byinshi nta binuri mu nkoko man
twagarutse turi kuvugana none kuri what is love like ubundi urukundo ni iki urukundo wowe urwumva gute nyine urukundo kabisa njye mba numva urukundo naruvuga nkakomeza nkivugira ngo urukundo ngayo nguko njye numva abo bana ba 23 munsi ari bo baba barahangayika ntago baba barababazwa n'imitima abantu bose nta nubwo baraca ku ruhande ngabona gasore gukamurarure wari wakundana n'umukobwa uri umutipe nyine okay uri umutipe wenda kuba tipe sibyo ugakundana nk'umukobwa nkanjye Diane ndiyogoshesha n'urugero wowe urasukisha sibyo wowe ufite ubushobozi umusore ngiye Diane ndi umusore mfite ubushobozi bwo kuguha ngo ujye muri salo rimwe mu kwezi ukahita uhura n'umusore none w'imyaka 28 wakoze ikofiye uri aho ngaho agatangira kuguhereza amafaranga ya salo buri cyumweru sibyo nta nubwo uba ugiye muri salo gusa akubwira ati genda bugukorera umusatsi inzara make up kubazitera ubundi abasheri batanga amafaranga y'imisatsi babahe sha ndakubwira ahantu nababonye niyo mpamvu dread zansaziye ku mutwe aka gacano karabatanga gatanga abasheri basuka nge nuko basanze ntasukisha ariko nge rero barareka nkubwiza ukuri uzi impamvu ngewe gukundana kwanjye biba bidasanzwe umuntu dukundana nta kandi kazi aba afite mu buzima bwanjye katara ko kunkunda nyine niho ngewe umve ngo ndacyarana roge inkundo z'iyi minsi inzara z'ibihumbi 100 ntazi urabona hari izo mfite reka nta nubwo dushobora guhura uyu munsi ngo umbwire ngo nkunda inzara shyiraho inzara sinabishobora nkambara ikariso ndetse ko nabigerageje rimwe bikananira wometse se ni ukuri ko Imana nayo nashyizeho za nzara zigera nta nubwo zari ndende cyane zari ngufi njya muri toilette bihera mu kwitawaza biranga uwo munsi wabyutse ukuraho shano kuri ko Imana zamazeho umunsi umwe kandi nari nazishyuye ibihumbi nimba ari 15 nimba ari sinibuka umunsi umwe nahise mbikuraho kabisa iyo meze gutya mba numva meze bo rero ntabwo uzaza mu buzima bwanjye ngo ujye gutanga amafaranga y'inzara ntuje mu buzima bwanjye nguze kunsukisha dread iyo zirambiwe ndazihambura nkatuga umusatsi wanjye usanzwe make up niyi nikorera yo muri miroir kugira ngo ninjya kuri kamera ntagaragara nk'igikeri y'utuntu gusa ibyo hari ukuntu ujya muri kamera umuntu akajya abona umeze gutya uri kumva duhuye mu muhanda ntari kuri kamera nta make up wambonana uri igikeri imyenda dore nambara caguwa sinambara mangaze zo muri chic no muri TD1000 nambara caguwa ya kiri ndi ukubitana nabo mu nzira bigende ariko ntacyo kandi reka nkubwiza ukuri umuntu uje afite gahunda yo gukundana ntago yareka kunkunda ngo nuko ntambaye imyenda ihenze ahubwo se arabibona ibyo bintu nta nahantu biba bihuriye urukundo n'imyenda ihenze nahantu bihurira imyenda ihenze mfite amafaranga nanjye sinayanga ariko ntago nzatega kwambara imyenda ihenze kubera ko nahuye n'umuntu dukundana nimba uje mu buzima bwanjye uje gukundana ni karibu ngwino ukundane c'est tout uraruciye nicyo kikuzanye ibindi byo kuza kureba ngo iminwa nta controle nta nimba uyisaza ihengamye yisumuko nyine ihenga muri so wishaka kunjyana muri ponseze mu gakinjiro ngo baponse iminwa yanjye kubera iki uko uyisanze nikimeze abantu mwishyiramo ibindi bintu byinshi mukajya kwivuna mukajya kujya mu bintu ngo sheri wanjye ngo ubuse ngo ndamusohokanye ngo ntago twasohoka kuri moto kuri moto nimba ari dusohokeye mu bice byo mu Gatsata n'igare umuntu yaritega ni imbere cyane kera abantu bakera baravuga ngo no hasi umuntu araharyama kuko ukundana n'umuntu ariko se ko mukundana mukajya muri ubwo busirimu n'amakaba bisanga bari mu tudogi muri toilette bari bandera simwe mwagiye muri kabo cyane none se mwagiye mumenya ko ibintu by'ibanze mukabigira iby'ibanze ibitari ingenzi mukabisiga inyuma iriya no kubera kabyihorera abantu bene habagira ibintu by'ubusirimu hari ahantu twari turi hatari mu Rwanda ndi kumwe n'umuntu mva ku kibuga cy'indege ahita ambwira ati urahita ufata taxi voiture wallahi ajya kubona mu mujyi ngezemo bwa mbere nje kuri moto aravuga ati yaravuze ati mu izina rya Yesu ngiye mfite location y'ahantu ngiye uri kumva aho hanze haparitse amataxi haparitse n'amamoto uri kumva uje kunyakira bwa mbere ngo tujyane n'umumotari amakaske ndavuga ntapu ndabona hahana ari Kigali ku Gisozi no kuva mu gakinjiro wikoza nka hano Kacyiru mfata moto ariko ngiyewe ngeze kuri location ndamubwira ngo ati location nayigezeho aje asanga amagaranye n'umumotari arumirwa aravuga ati nta kundi ntago ribiri sirimu abandi ribiri sirimu ngo ibintu biri simple ikintu kiri priority aho ngaho ntago ari kabinzanye ntago ari taxi voiture inzanye sibyo nta nubwo ari ibintu ndi bukonsome ngeze aho hantu
ntago ari champagne ndi bunywe ngeze aho hantu dusokeye sibyo, ntago ari nsibye ko n'ibintu byo banywa byinshi ntabizi, ngewe niziye fanta. Ikintu cy'ingenzi gikonta sibyo, kandorera nkuyasetse ikintu cy'ingenzi muri ibyo bintu, ikintu cy'ingenzi muri urwo rugendo ni ngewe nawe kuba turi kurebana, kuba turi gusangira, nkubona umbwira amagambo meza yunguruye mu matwi. Ibihungu by'iki gihe ntibijyakubwira n'ijambo ryiza, sinzi ikintu byabaye. Ngewe fire kabisa, fire. Twigendere kuri ya hari amagambo uzumve za ndirimbo za kera sibyo, ubwo turi kubihuza n'ibintu bya kera nyine. Uzumve za ndirimbo za kera ukuntu amagambo yabaga arimo mu ndirimbo. Nukuri naranyuzwe pe, nubwo ntacyo navuze, ibanga ni irya babiri. Ubu uyu munsi ubajije umuntu ukamubaza ati we na sheri wawe ibanga ryanyu ni irihe? Ni Godfather niwe uzi ibanga rya couple yanyu. No sense mugani wa Godfather, no sense. Koko man, uzwari igihe ukundana n'umuntu hakaba hari ikintu muziranyeho ku buryo nubwo yaba undi muntu umeze gute, kandi icyo kintu kiba kijyanye n'urukundo. Ntago ari ahantu mubika amafaranga, si banke mubitsamo, si imyenda mwambara, oya mukaba muziranye, hakaba ari nk'ahantu uzi muri mu bantu wakora sheri wawe agahita acanganyukirwa. Iryo banga rikaba ari iryawe nawe gusa. Kera ukuntu byagendaga rero, nk'iryo banga wowe mugore ntabwo wabaga warimena, kuko aravuga ati ndi mena se undi mugore akahakora. Ariko ubu ngubu ugihura na sheri wawe, se ugeze kumva ka video umukobwa ari kuvuga ngo Imana ngo nagiye kumureba, ngo nkimugera imbere ngo mbona ngo nawe yahagurutse, ngo kandi ubwo nanjye nari nashize. Jesus, reka nkubwize ukuri, ibyo bintu kera ntabwo byabagaho pe. Ntabwo biba byoroshye. Kandi abantu bakera bagiraga urukundo, kuko nyine bashakanaga mu myaka ikiri mitoya. Nyine nta muntu wabaga wageze imyaka 30 atarashaka, byabaga ari amahano pe. Imyaka 30 wabaga ufite ikibazo bakajya kugushakira umugore cyangwa umugabo. Nta muntu wagezaga imyaka 30. Ibi ngibi rero twigize ibintu byose twabigize amafaranga. Abantu bigize imisozi, umuntu akigira nk'aho abayeho kugira ngo abereho isi yibereho, we agenda ari ubu umusozi hariya. No, tubayeho kugira ngo twishime. Kandi rwose nimba udafite amafaranga kano kanya, ntago wenda kugenda guhonda umutwe muri kaburimbo amafaranga uyabone. N'ubundi ubuzima ubayemo ubwo ari bwo bwose, bwabo bwa gikire bwabo bwa gikene ubayeho, sibyo? Kandi uretse kujya kwipasa muremure nyine ngo ushaka abantu bamaze kukurenga mu bushobozi, hari abantu bari kuri level yawe. Ntago ari wowe uri aho hasi gusa, ntago ari wowe udafite amafaranga gusa. Meme hari n'abantu urusha ubushobozi ko byagenda kose. Ahantu uhagaze hose haba hari undi muntu uri munsi yawe cyangwa se uri inyuma yawe, nkuko twahoze tuvuga mu kiganiro cya mbere. Rero wifashe ku myaka yawe 22, sibyo? Ukajya kureba uwo mwana uri kuzuza nawe 2019, mugatangira mugateretana uwo mwaka umwe, mugategura ibizima mukibanira. Nibyo ari sawa. Abana ba 19, umwana wa 19 uramukunda, sibyo? Uramukunda pe, akumva nawe nta kindi kintu ashaka. Wa mwana ujya ni wabo akakurwanirira, iwabo bakavuga ati uraduha inkwano za miliyoni 2, ukababwira ati ariko se ubukunda ku myaka 22 miliyoni 2 ngo kubita story uvuze ngo akakurwanirira ndibuka. Ndacangamutse. Yebutse urukundo de. Urukundo rwanjye ku myaka 19, we 18. Ngize ngo rikwerekana ibere. Umva se, nafite umutipe twakundanaga. Simuvuga kuko ewana kimwe cya kabiri ariyizi. Noneho reba ukuntu bishumangiye ngariyizi, ariko mufitanye beef. Nta n'ikintu cyabaye kibi. Tugeze gutya tugiye kujya ku ishuri mu rugo abantu mu mugati. Tuzane sandwich, kamwe kari senkani, ndabyibuka. Bamaze note ya 500. Nari buzane 10. Mbandagiye umukobwa muzima wambabariye, yari ku ishuri muri internet. Ndavuga turukundo nta handi hano nzarukura, nta mayinite abafite. Mba ndifashe inkorokoro, mwohereje amayinite muri ya sense bampaye. Ndazamuka ngeze mu rugo, umukozi arambaza sedia umugati uri curi ku mutwe, kari ku mutima urabizi Diane urukundo mukanyiri burwinjoyinge kuri phone. Numvaga ko ndatinda kugeraho, iyo bonaga amayinite niyo baga yamwoherereje, kuko yabaga ari muri internet ngende externe. Ndavuga ati sha uko byagenda kose ndagera ku ishuri, hari agatelefone ajyaga mpamagaraho. Nari naragatsimbye mu rugo nkabika ku ishuri. Nshuti yanjye
ndakugendeye mama akinkubita ijisho ati se kamatwi bangaritse nk'inuma itashye kure bite nshuri ku mutwe papa we ntabwo yavugiraga muri abiri yankubise urushyi mpita mbwata amafaranga nyoherereje runaka mama yinite uranabivuga yo uribaza icyo gihe uwo muntu iyo muza kubana Diane cyo gikase nkubwire noneho sha papa wawe nawe rwose ntagakunda urukundo abarifasha arambwira ngo umuhaye amayinite uretse umugati barumuna bawe basaza bawe ndabwa nukuri ko Imana mu mbabarire ngezeho nabyo wibutse imibare 10 ya telefone wibagirwa imigati ijambo umugati n'amayinite bihurira he ariko niwe watekereza akambwira ati hoya iwabo twari duturanye iwacu bari babizi ko dukundana ariko mu rugo batabishaka nyine ndakurahirira izina ry'Imana nahise nambara ubwo namarira n'agahinda kenshi wambabariye ko namaze kwambara papa akambwira ati ntango ujya ku ishuri gumaho yo ndavuga ati ya mayinite arayamagaza abandi nahise mpamagara mbwira umukozi ati mpamagarira ino nimero mpita mpamagara ati muvuga ko hari isomo rya danje Diane agomba kuza kwiga muri muna wanjye atereka mbigufashemo muri muna wanjye ati nubwo mumubujije hari kwizi ya danje atsindwa birabareba n'icyambare kigende sha nagiye akaguru ko dakora hasi habagaho utumoto bita uduhene utuvura moteri ariko urumva urwo rukundo sha mbwira muri muna wanjye ati dutega utuvura moteri twihute ngere ku ishuri mvugishe runaka ngezeyo nsanga amapere 18 yo nibyo bintu ntajya nibagirwa mu buzima yo sha mpita muhamaga mu bipa nahoranaga bipi hari ubu telefone bwa Rwanda Tel urabuzi bw'umweru bwakagamo umutuku imbere nane ko nari mfite sha ariko ibaza umuntu watuze telefone icyo gihe mana y'isi n'ijuru we umva mbadamuhamaga ndambwa ati sha ikiboko ndakiriye inki ndaziriye ariko se umeze neza ati meze neza ati ariko nanjye numvise ko papa arwaye mama ndaza mu rugo muri iyi minsi ati kuwa kangahe kuwa 6 ndavuga ati sha ndagutegereje uzace hahandi tujya duhurira uhita umpamagara yajya agacaga kubita akavugirizo nkahita mbyuka nanjye ndakibutse we mana yanjye suhuje umushyi wanjye uri Bugande wajyaga avugiriza akavugiriza n'undi wundi wasigaye iwacu masengesho ako kavugirizo ka 12 sha yo ariko rurarukunda none se tuza ubwo si birangiye kubw'amahirwe amazi wacu hari quartier muri Kigali zibura amazi muri ntuza zibura amazi mu minsi ya weekend muri weekend amazi akabura pe kubwo amahirwe wacu arabura ndavuga ati wampa niti gatoboka njya kuvoma ariko noneho njya kuvoma singiye kuvoma kubwo amahirwe mbona papa we namaze ati se yatashye ati nawe agiye kuza kuvoma agiye gushaka amazi y'inka ntugitashye ndababwira ati muzane biye tube dukina nari nzi gukina biye mutandeba gutya sha umutipe byarangiye nge ubwo icyo gihe byarangiye yimuye ikigo abura na telefone ngewe bitewe n'ukuntu nari inshyushye icyo gihe ku myaka yanjye 19 none ndi kuyuzuza ndavuga ati ngombe mbona uyu mutipe iwabo baba barimutse ko bimukiye kure mu rugo ko nabitegeye moto ko bamese school fees nkatega moto je mu rukundo wowe hundezeho mu rukundo kabisa gusa ikintu cyambabaje naje gukundana n'undi mutipe waramuhemukiye mbe oya byarangiye dutandukanye nyine kwa kundi nageze nko mu hagati segonderi none umutipe yatozaga kubyina abatipe ngewe ntoza abakobwa urumva umuntu muhorana gutyo ntango hari hagezwe indirimbo bita ngo wabaye inkoramutima 10 navaga yo ego ko cyangwa ngo mama hirwe ya nyuma gukoreho bwa nyuma nkubone bwa nyuma igipimo birenze igipimo bya izo ndirimbo mutipe yarazinteretesheje bamwita Buba wasinareka kumuvuga abu ndagusuhuje cyane abu Yesu we ariko Buba yaragukunze koko muri izo ndirimbo ndamureba nkamwibwira ndikumureba bampagaritse kuri asamburema ngo hitamo umuhungu ukunda yo hagati yawe undi na Buba yo mpita ndeba nk'igikuri nakibuka imigati y'iwacu nakibuka imigati nakibuka amayinite iyo uri gutekereza ibyo byose wumva rwa rukundo ntutangiye kurwumva mu mutima noneho
nubwo ubisubije muri icyo gihe mumbabarire nakibuka amayinite nanone nakibuka uyabonesheje muri kantine yewe gamana we none ndavuga ati none hagiye guca uwambaye nimvuga hoya ndakubitwa babiri waje guhita mu nda kandi bose bari beza bebe ariko ntushobotse Diana abahungu ndabona yaragiye kubafata ku simbabeshye naritoye ndeba umwana wo muri karitsiye ndavuga ati n'uyu yo wa undi wa mbere abuba ndavuga ati wenda uyu n'ubundi twahuye bira mupangu nzacari ansaba imbabazi ndatekereza ku mutima kuzazisaba erega umuntu mama ugiye gukomezanya sekonderi undi yari amaze hafi yaburaga ubweko bumwe ngarangize nge nkinyana yimbwa muri sekonderi ariko reka nkubwire uzi kugwagarika mu mbaga y'abantu nka 20 ngo hitamo iyo noneho nanjye nakireba sha ibintu urukundo rwadukoresheje cyakora no muri karitsiye mama wanjye ajya ambwira ati se runakura mwibuka nkambwa ati ndamwibuka cyane niyo nagiye iwacu ndamusuhuza reka rero mbwira abantu ngiye menera abantu ibanga mbwira abantu impamvu igikomere cyanteye kugeza uyu munsi nkiri isugi yego ngiyewe nakundanyeho n'umuntu kera mfite imyaka nka 17 16 ahari uri kumva icyo gihe noneho yarandutaga umurara biza kuzamo ibintu byasaga usiga baramufunga bamufunze mitangiye nambwira mama nti we keba ngewe ngo yanteye inda wimubeshyera ndi isugi banjyana kwa muganga barabupima barabubona barabuzuminga barabubona barakurura neza bakimara kubukurura baramumpungishije banjyana mu kandi karere banjyanye mu kandi karere umuhungu arambwira ati reka nkubwize ukuri usibye umunsi w'ubukwe bwanjye nawe niwo munsi ushobora kuzifuza kubona wambaye ubusa ndakubashye nkubashye ko rwose ukirinze wakana we turanajyaga ndeba ukuntu uri insharutse nkagira ngo baragucangamuye kumbura cyane ariko kuva ibintu byumvishe ndabyubashye iga neza wigutuje ngewe nawe tuzakora ubukwe ukirangiza segonderi ubu ngubu nshobora kuba ntarayirangiza kuko ntiturabukora segonderi usibye kuba nyine umuntu urumva yarankomerekeje we yaje kugenda urumva n'ibintu wenda yari yimenyerereye ahura n'abandi bantu babimenyereye ahita amutera inda kandi yari umwana mwiza ntabwo yari kumutererana ahita ashaka nyine uwo muntu rero kuba n'uyu munsi njye nkibana n'icyo gikomere niyo mpamvu urankiri isugi ariko ubusugi bwawe bukomereho oya ni ngombwa nose ntabukomeho nabukoresheje imyaka guhera ku myaka 18 19 wawemerewe gukundana sibyo ubu byemerewe pe nimba ufite amahirwe wa mwana w'umukobwa we nimba ukunda ubuzima bwawe ntuzumve inama iwanyu bazakugira ngo zo kubanza kurangiza kaminuza aho ngaho usanga uri kurirayo iyo urangije kaminuza ufite amashuri meza nibyo urumva uzabona akazi keza nibyo uzabona amafaranga ariko icyitwa urukundo ugire gutya uzajya uruvuga nyine nk'uko natwe turi kuruvuga kubera ko nanjye urumva iwacu guhera icyo gihe bakomezaga bambwira ngo abahungu n'abana babi nkagira ngo nta hantu nzahurira nabo nkagira ngo sinzabakenera mu buzima ukumva nta nicyo bakumarira ahubwo kuko ukumva ni babi bazibane nanjye nzibana ubwo rero nimukurikiranye ayo magambo y'ubwana bubi uzabanze wibaze impamvu iyo papa wamaze iminsi 3 atarataha mama wawe adasinzira niyaje barwana niyaje bakarwana ubwo abagabo n'abana babi reka mubwize ukuri wabura umwana mubuga ukakumbura umuntu sinkubeshya ababyeyi bajye batubwiza ukuri Mare zamfashe mama ntazabone iki kiganiro hoya bajye bakubwira bakubwire ngo bimeze gutya ariko byibuza uzagira aho ugarukira oya bwiza umwana ukuri sibyo umubwire ngo kuri iyi myaka yawe ubusambanyi si bwiza ku myaka yawe sibyo ariko gukundana ngiye mfite akana tubana mu gipangu nagahungu gafite nk'imyaka nk'ibiri ngira ngo ntikazi no kuvuga cyangwa 3 sinzi ko yabigezemo ako kane ho kambonye ko sugahita gatungira mu rutoki ngo dore sheri wanjye niyo kari kurira nkagahamagara mwizina gahita gaceceka nyine wumve ko ari akana kambona kakabona ko kari kumwe n'umuntu bagize gute sheri wako imyaka 3 rero tubwiza umwana wawe ukuri umubwire ko ari ibintu gukunda ni ibintu bibaho nimba uri umuhungu ukeneye umukobwa mu buzima bwawe nimba uri umukobwa ukeneye umuhungu mu buzima bwawe mutangire muri inshuti mutangire muganira mutangire mumenyana umurinde kujya mu mico mibi kandi nayo yimuganirizeho mubwire ko ibaho ntazagire ikintu kimutungura sibyo namara kumenya ko bibaho wa mungu akajya kubimuganiriza uri kumva kubera ko azavuga ati mama yarabinganije yaza kanakubwiza ukuri avuga ati mama uziko runaka yambwiye gutya ni ukuri kw'Imana cyangwa se akamenya n'uburyo byitwaramo akavuga ati rero turakundana ariko iki gihe si ikibyo bintu urumva none bizabafasha gute mwabana mwe jya kwiga kaminuza ariko tuza abantu benshi bize kaminuza bafite n'abagabo kandi byagenze neza
gengesera urukundo rwawe rinda urukundo rwawe, urukundo rubaho, urukundo ruraryoha ariko ruryoha ku myaka mito. Iyi myaka turimo biragoye, ntimwumve tuvuga urukundo biragora. Nta n'uwatwemera none barahari ariko biragoye ntawe biragoye. Genda cyafite amahirwe ariko ndi ku manegeka. Mfite nk'imyaka 2 nanjye ninyirenza zaba bikomeje kugorana. Ibaba studio turabakunda